sibyo abandi bazi naha kandi koko no mu minsi yashize wabonaga ko ibikorwa biri gukorwa n'itsinda n'umuyobozi waryo ubu muvandimwe atagize gute atagaragara haba mu gufata ibihembo n'ibindi. Yego ikindi cya kabiri n'amakuru nabo ubwabo ba nyir'ubwite bitangarije yemeza ko uriya muvandimwe yari atwite. Icyo cyurakizi ni ikintu bitangarije. Rero umuntu utwite agera igihe cyo kubyara, niba amezi yo kubyara tuzi umuntu abyara hari amezi 9 ubwo yabyaye, sibyo? Kuba yabyaye rero nawe ni icyamamare, ni umuntu uzwi muri ya kode nababwiye, kode prophétique. Harimo uri kumva, harimo icyo bita ubuhanuzi bw'abandi bakurikira uwo muntu. Kubazi gusoma nababwiye ngo nimujya mubona ibyamamare hari ibintu byababaye, scenario zababayeho, ni code prophétique ibi ifite ikintu isobanura kuri population y'abo bantu. Niki Imana iremera ibyamamare, niki Imana yemerera ibyamamare, yaba byamamajwe na Satani, yaba byiyamamaje, yaba n'iby'Imana yamamaje, kuko abantu bashobora kwamamara muri ubwo buryo butatu. Satani ashobora kwamamaza umuntu muri agenda ye, akaba afite code prophétique, urukumva Imana ifite ikintu ishaka kubigishaho. Umuntu we ku giti cyashobora gushyiramo imbaraga akabati ngiye paka iriho ofisi, akaba afite n'icyitwa stamp na kashe, sibyo? Iyo gitifu yayivuyemo yigiriye kureba agapira ka Man U na Arsenal, aba ari umuntu usanzwe nk'undi, ariko iyo umusanze muri ya ntebe yicayemo, sibyo? Donc imbaraga z'icyo umushaka undi muntu ntiyakigukorera. Rero kuba umwana byawe ariko akaba byawe n'umusitari n'icyamamare bifite donc ni nk'iyo ntebe, ni imbaraga yacyo. Kuba rero umwana avukiye muri iyo triangle ni imbaraga ikomeye. Ubu uyu mwana mu buryo bw'ubuhanuzi azaba umwana udasanzwe. Naho ngaho abantu rimwe na rimwe tujya dutanga prophecy, abantu bo ko batayishyikira, urukumva rimwe bakagutuka, abandi ntibumve ibintu uvuze, sibyo? Ariko mu isi yo kurebesha amaso iby'abandi bantu batarebesha no kumva iby'abandi amatwi atumva, donc uriya mwana urabona ko yicaye muri mpande eshatu ikomeye wavutse, ni bonkwe rero. Hari uburyo n'ubundi mwana avutse benshi bavuga ati umugabo n'ubundi ntibari kumwe. Hari ikintu amakuru ufite kuri icyo kintu cyo kuba? Icyo nta makuru mfite, gufata nk'umunyabinyoma. Nabakagiriwe imbabazi cyangwa se nimuhe kuri wowe. Rero ngewe rwose ntago mbizi niba uyu muvandimwe atwite, icyo ni icyambere. Abaye atwite rero byabaye, uri kumva ndamungiye kukubwira ikintu gikomeye n'abadukurikira nabo bacyumve. Burasure ba Bibiliya abantu yagiye yandika yaba bitwa abahanuzi, yaba bitwa intumwa, uri kumva, yaba abantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe muri Bibiliya, yaba ari byo ku ruhande rw'Imana nk'uko nakubwiye ngo hari umwuka w'Imana n'uwa Satani. Abo bantu bose hari ikintu kimwe bari bahuriyeho mu ishyanga ry'ubwoko bwitwa Israeli, bari bahuriye ku cyitwa star. Donc abakoresha bikoro, kangonesha iryo jambo. Buriya iyo bavuze ngo abakoresha bikoro ni abantu b'ibyamamare bazwi, uhereye kuri ba Hoseya ugahera kuri ba Yesaya, ba Ezekiyeli, bakuro, abenshi uzana bakora ubushakashatsi. Abatari ibikomangoma uri kumva ni abami, abatari abami ni abantu bagiye bakora amateka ajya gushamikira ku ibwami nka ba Mose bariya na ba Yosefu. Donc ni abantu b'ibyamamare. Bino bintu rero biba ku bantu bitwa ibyamamare donc nuko abantu batazi kuza no gusesengura ibintu bibabaho, bazita code prophétique. Abantu benshi ntabwo bajya kumenya ko ibintu biba ku byitwa ibyamamare ni code prophétique. Ibiba code prophétique kubera iki? Iyo ikintu kibaye ku muntu uzwi n'abantu bose, Imana baramushyize kuri ako gasonge kugira ngo amenywe n'abantu bose, mu mbaraga zo kugira ngo abe icyo bita icyitegererezo, areberweho, yigirweho. Rero iki kintu kimubayeho, uri kumva, ntago najya kumwasasa no kumuvuga ibintu byinshi cyane, ahubwo natungira abantu ako kantu mbabwiye ko icyaba ari code prophétique imubayeho ikwiye kuba yakigirwaho. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira, tubashimire cyane kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko rero mumeze neza, kandi ushobora kuba utameze neza, turagukomeje kandi ukomeze kwihangana. Turi kumwe na Prince Robert. Roba, umeze neza? Ndashima amahoro. Iminsi myinshi ni amahoro, umeze neza? Mu kazi bimeze bite? Ivugabutumwa bimeze bite? Ndaho
maze iminsi ntari gukora hari utuntu nari mugiyemo ariko ndahari ndashima Imana meze neza. Ni byiza cyane kandi ni umunini n'umugisha kuba umeze neza. Niki wabwira wenda mbere yuko tuganira? Hari benshi buriya hari abantu bajya bafata umwanya wo gukurikira ibi biganiro dukora kuri YouTube bitewe na situation z'ubuzima barimo, hari abari mu rugo, hari ababa bafite ibibazo by'uburwayi bakaba focus nyine batagira ibindi bintu bajyamo. Niki wabwira umuntu muri iyo situation? Ikintu nababwira ari ubushakashatsi namaze kubona kuri ibi biganiro dukora. Hari abantu bigirira umumaro bumva umumaro wabyo. Hari n'abandi bantu bitewe n'uko wenda ibyo tuvuze amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo bihabanye bakatwumva nabi. Ikintu nababwira ni uko na mbere y'uko babyumva bajye babyuza, babyuze bumva ko si umuntu yashatse kuvuga iki. Nagiye mura n'intambara, ejo bundi hari umugore wanutse arambabaza, waragutuka aranutse arambwira ngo ndi imbwa. Nyagasani, kumva umugabo ufite urugo ufite abana umubwira ngo yagushyize muri commentaire nize kataguhamagaye. Ntabwo yamamagaye muri comment. Yarambabaje, ariko njyewe ubundi buzima busanzwe iyo umuntu ambwiye ngo ndi imbwa cyangwa se akantuka n'ibindi bitutsi, ntabwo nk'ikintu yakuzizaga koko. Ndaje ngikubwira, ntabwo mpita ndakara kuko antutse, ahubwo njye gukora synthèse nkanariza nkaba kubera iki antutse. Kucyambwiye ko ndi imbwa, kucyambwiye ko ndi imbwa, ubu bwanakoze n'ubuye. None nariyushije ndiyuza, ndeba mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, di balancing mbona ntago ndiyo. Uri kumva mbona nta n'ubwo ufite sibyo. None ngiye no mu by'umwuka burara ukuntu wenda umuntu akubwira ati uri imbwa we, donc ibyo uri gukora ni ibintu by'ububwa. Uri kumva sibyo. Ngiye no mu by'umwuka ni balancing, donc ndiyuza ngo numve wenda mu bijyanye n'ubusabane bw'ijambo ry'Imana. Hari ibyo nakoze Bibiliya igereranya nk'ububwa wenda n'urugero. None hari nk'ijambo rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, donc naho usanga sindiyo nkurikije uko ndi kubyumva. Ndetse hakosha nk'umubyeyi kuko mwombabaje, ndavuga bakenda musenyera bati icyaba Imana ikazamwishurira kuko nta kindi kintu warenzaho, sibyo. Hanyuma bivugiye iki rero? Ubu buzima turimo ni imibereho yacu turimo ya buri munsi, ntabwo abantu tuzumva ibitekerezo kimwe, turi kugendana. Nta nubwo abantu tuzakora ibintu kimwe, nta nubwo abantu tuzaba mu bintu bimwe, ariko osome yabyo mu dusongero twabyo habaho imyuka ibiri nk'uko nkunda kubikubwira ibintu bijyanye n'iby'imyuka, sibyo. Iyo myuka ibiri ni iyihe? Hari abantu bakora mu gice cya Satani n'abantu bakora mu gice cy'Imana. Abantu nibura bakora mu gice cy'Imana bagerageza kumva ibintu kimwe, none n'abantu bakora mu gice cya Satani nabo bagerageza kumva ibintu kimwe. Donc kuko umwuka uba ubiherekeje n'umwe. Niyo mpamvu uzabona hari nk'umuvugabutumwa cyangwa se umupasiteri cyangwa se umuhanuzi cyangwa undi muntu witwa ko ni umuhanuzi, ariko bitewe n'umwuka uherekeje ibyo bintu bye, uri kumva, ugasanga umusilamu aramukunda, umudivantiste aramukunda, umukatolika aramukunda, kandi we ngo yitwa ngo ni umurokore. Kubera iki? Umwuka usakaye ibintu bye ni umwe. Muri make turi mu isi imyuka ibiri. Iyo ugana n'umuntu wumva birihuta. Sasa rero ni naho urugamba ruza kubera. Umuntu wo mu mwuka wa Satani iyo yumvisha uvuze aba yumva umubangamiye. Noneho n'umuntu wo mu mwuka w'Imana iyo umuntu wo mu mwuka wa Satani avuze barabangama. Kandi iyo ukoze ubushakashatsi wumva atari intambara ije uyu munsi ku bwa ba Robert na ba Damuru namwe mudukurikiye. Ni intambara yatangiye ku munsi Imana yabwiraga Adamu na Eva. Eva yicaye ahantu bari gufata ibihano. Yavuga ati ubu noneho mu rubyaro rwawe n'uru rw'inzoka ngiye gushyiramo icyo bita urwango, hazabaho icyo bita kumenana agatwe. Urwango rero rwari hagati y'icyaha n'ubugingo, uhagarariye ubugingo n'uhagarariye icyaha. Ni ibyo ngibyo nta bindi. Abantu rero ikintu twababwira, warumbajije ikibazo cyiza, ntabwo nakirengagije, nagira ngo mbanze numbwire abantu. Hari abantu dukora ibi biganiro nk'umuntu arwaye yumva akeneye ihumure, sibyo. Umuntu wenda afite we uri mu nzu y'imbohe kandi arengana. Bijya bibaho ko umuntu ajya mu nzu y'imbohe arengana,
n'abatarengana biba bibahangayikishije, nabo biba bibahangayikishije, sibyo? kuko kubura umuntu muri famiye ni ikintu kiba kitoroshye. Yego, wenda nintanze urugero ku barengana, sibyo? wenda kugira ngo byumvikane kuko umuntu wese ufite umuntu ufunze hari n'ubikwiye. Yes, hari n'ubikwiye. Njya mbona ibi bitangazamakuru biri zino platform zitari cyane base kuri social media, ubona ko zisa nk'izahagutse, sinzi ikintu umwuka nawe uziherekeje, zahagurukiye gukora impfu ziri kuba mu Rwanda. Urabona ko abanyarwanda bari kwica abantu, bari kwicana, uri kumva, ukabona n'uburyo bari kwica ni innovation. Hari ibintu bari kwica, umuntu arica umuntu ukabona ni ibintu avumbuye, ariko byarahanuwe. Yego, sibyo? Ndi kuvuga ba bantu bakeneye icyo bita ihumure, bakeneye guhemburwa. Najyaga nkunda amazina amacano creatinga, buriya ba nyirayo bakuma mu ntego z'icyo bageneye, tuba dufite igihugu kiri paradise. Tujye tubireka, sibyo? nawe umugezi wari utuyeho twari tuwuzi. Yego, sibyo? Ijoro ryiragine gwa. Donc abantu rero babo bantu bakeneye ihumure, hakeneye n'abantu babahumuriza. Kandi ibintu umuntu abiba nibyo nawe bazasaro. Nawe ubwo Robert, nubwo uri mu gihe cyo guhumuriza, hari igihe kizagera nawe ukaba ukeneye iki? Ihumure, sibyo? Donc icyo watanze rero nicyo ugira gute, nicyo usarura. Niba wamirije umuntu induru, umuvugiriza induru, wenda no urugero, ubwo utegereze nawe bazakwishyura, nawe bakuvugiriza iki? Induru. Yego, icyo nkundira Imana rero n'abantu biratandukanye. Hari ibintu abantu bita bibi, mu mboni z'Imana, Imana yo yabireba igahita ibona ni byiza. Kadufate nk'urugero rwawe, kuko mu bisanzwe kubera kamere n'icyaha biba mu bantu, ibintu Imana yifuza mu bantu, abantu bo bazi ko ari bibi. Amahire rero tugira iyo uhamanije n'icyo Imana yifuza mu bantu, kikugirira umumaro mu hazaza, ni naho Imana itangira uburinzi kuri wowe. Kuko buriya iyo ubwirije abantu ngo bihane ibyaha, kubabwiriza ngo bihane ibyaha, ubu inzira zose wabikoramo, baragutuka, abandi barakugambanira bakakwica. Kubera izihe mpamvu? Umunyabyaha yiruka nta kimwirukankanye. Iyo abonye umuntu uri gusakuza ku byaha bye rero, ababona nyine wari wowe uri kumwoma inyuma. Wari uzi impamvu birirwa badutuka hano kuri za YouTube ngo duca imanza? Mu by'ukuri ntabwo tuba turi guca imanza, ahubwo donc tuba tumurika ahari umwijima. Gafate nk'urugero rwa hafi. Ejo ndari ikiganiro nabonye umwana w'umuhungu umwe ari gukora, ari kubabwira, yari ari kuvuga umukobwa umwe waje hano mu nsengero atanga ubuhamya, ariko burimo ibinyoma. Avuga ngo ukuntu ngo yari mayibobo acuruza urumogi, uri kumva, ari umurara, ngo arirukanka, ngo bamwirukankane, ngo abaguye ngo ku rusengero, ngo abapolisi ngo ntibakimufashe, n'urugero ntanzi, sibyo? Abari hakirizwa. Ahita ashyiramo montage ngo ukuntu afunze inshuro 72, uri kumva, ntabwo waba atarakura so zigezemo, sibyo? Izo ntago mu kihe gihugu se wareba imyaka afite? Nibura utubwiye ati ni ku bwa perezida runaka, wenda wavuga ati kuko tutari duhari wenda niko byari bimeze. Ariko aho turi ko tuzi uko bigenza, umuntu wa mbere wenda wabajyanywe muntu uza muri RIB n'urugero rimwe, baragukansorinze, barakurikodinze, urukumva baragukansorinze, bakunze n'uwo mwagiranye ikibazo, urataye, ejo uragarutse, izo 72, uri kumva. Ibyo sinzi niba uri kukuza noneho rero abumvishije iyo nkuru, bishimiye iyo nkuru, ntabwo bo bakeneye kumva Robert azavuga, ariko ibi bintu umuntu ari kuvuga nubwo mu byita iby'ubwami bw'Imana, ntabwo ari ubwami bw'Imana. Reba nk'iyi nkuru mu minsi yashize, yamaze iminsi iri guteza ibibazo kuri izi mbuga nkoranyambaga, ni naho twakirira ibyo bitutsi, badusaba ngo tuvuge Yesu kandi batamushaka. Bo bashyize bariyeri mu cyitwa Yesu, bari kwigisha Yesu wundi, we wagati nyamara uyu muntu bari kwigisha ni Yesu wundi, urapati wowe, urikumva. Reba nk'ira nkuru bavuze ngo umwana ngo ajya ku ishuri ahetse undi mwana mu ntuzi mu mugongo. Ni byiza kutabariza abana, wenda birashoboka ko yamujyanye ku ishuri, ariko uyu mudiregiteri mu Rwanda rwacu rw'uyu munsi wakira uruhinja n'urundi rugupfiriyeho, wabigenzura ntawo atashatse ikindi gisubizo.
sinzi niba uri kunyumva neza. Ntabwo diregiteri wamuzanira uruhinja ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu ngo aba atagiye nibura kwishinganisha kwa gitifu cyangwa se kuri dosi ushinzwe uburezi wenda mu murenge, barebe ikibazo bakabaringa iki ishu y'uyu mwana, sibyo? Waganirize n'umubyeyi ngo ati kuki wemera ko umwana azahetse undi. Rero ibyo rero nibyo sosiyete yacu igenda itwikira, kandi ubuzima bugenda butwikira ikinyoma ni bubi. Naguhaye urugero rwiza rw'ikinyoma iyo ugitwikiriye, ukuntu abakobwa bagitwikira amezi 9 bakagitwikira n'ubundi bikarangira ababyaye nyine bikagaragara, sibyo? Noneho abantu benshi banga ukuri, mbese bagashaka no kugutwikiza ikinyoma. Njyambwira abantu nkagani umuntu wavuze yuko Mariya ari indaya, mu by'ukuri akimubona yarasabwe na Yosefu urabizi ko nawe yashatse kumubenga. Mu by'ukuri uwo muntu yari guhita avuga yuko Mariya ari indaya, n'ababibwiye nabo babonye atwite bari kubyemera. Ariko realite yari irimo ntabwo Mariya yari indaya, Imana yamubonaga nk'uhiriwe. Dufate nk'urugero rwa hafi, uyu munsi ari nk'ikinyoma cyubatse muri Kiliziya Gatolika, bakubwira ko Mariya aruta Yesu. Udakwiye no kwambaza umwana nyina agize gute ahari. Ariko Bibiliya bafite yitwa Bibiliya ntagatifu, iyo ufashe ubutumwa bwiza bw'umugabo witwa Yohana, butangizwa n'ijambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Ni ijambo bafite, kandi ijambo yari Imana. Ibyaremwe byose niwe wabiremye. No hepfo hakaza ngo yaje mube, ariko abe baramwanga ntibamwemera. Icyo akora bamwemeye. Urumva uyu ikimuzanye no kugira ngo bamwemere ntibagishaka. Wabwira abantu taho harimo kurwanya Imana, umuntu agahita ko atariko shaka ibintu byubatswe n'abasogokuruza wacyana we niba ushaka kuzana uwo munwa. Rero ariko abantu nabwira batwumve bumva ibiganiro dukunda gukora, mbere ngiye yukuntuka rwose, mbere yo kumfata nabi, mujye mumanza mwuze muvuga ate ko dukoresheje senteze y'ikintu Robert avuze. Kuri nukuye nabasaba kujya bumva ibiganiro byacu bameze nk'abantu bari kurya amafi. Buri umuntu ari kurya ifi naga horobeka naga yose ukurayo akagahu kuko ukohereje hano kaguhagama bibyibahagama. Rero ibintu turi kubana mumanze mu byuzi murebe ko se koko bino bintu avuga bisa n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, hari intambara ngenge ndwana, ariko namaze kuzirenga, mbabwire ko mumena nk'amazi ku rutare, sibyo? Intambara zo kumbwira ngo nkuru uko mushaka. Ngiye Robert nkuru uko nshaka, ninanjya n'imbere y'Imana nzabazwa ibyo nakozwe nka Robert, ntago muzabarizwa Robert. Cyo koza abazumva ibyo mvuga bagahindurwa n'ibyo ngibyo. Nitugera imbere y'ibwami Imana ikampembera amakamba y'ibyo nakoze izampemba. Nese ndamureka ngubaze, ubu kugeza YouTube yatangiye kwaka umuriro cyane cyane hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda guhera 2018 tugeze 2023, amaze imyaka 8. Ninde munyarwanda ufite ubujiji butazi kuza ngo umenye ko iri ari isoko ry'imburamumaro? kandi babo Robert na nsubiza bahaboneraga kiza, bahabonera abantu b'Imana, bahumira ijambo ry'Imana, bahatangira ubufasha, bahakora umurimo w'Imana, warangiza nta soni ngo ni isoko ry'imburamumaro. Yego, ariko ku muntu urumva nyine ku muntu uzi kuza amaze kubona ko ari uruvange rw'igitwi isoko ry'imburamumaro. Niyo mpamvu umuntu uzanye ukuri amera nk'aba bagabo banditse mu gitabo cy'umugenzi ngo bageze mu iri soko ry'imburamumaro ngo baragati muraba abakiriya bacu muratugurira, uri kumva? Bahita bavuga ati mucuruza ukuri, ngo bajagajaze, sibyo? Bajagajaze ngo bajya mu iduka ngo ufite ukuri, ati ntako mfite, ati kuki mutamwe mu nkurangure, bateza amwijyane. Nawe uyu munsi ndamutwe turi kuganira, tureka abandi bazatwumva wenda twagiye, kuko abarumva iki kiganiro baracyumva Robert nagiye mu byanjye nawe wagiye mu byawe, sibyo? Nawe uyu munsi nge nawe turi kuganira tumaze twibwize reality ukuri. Uwakubwira iryo jambo ry'Imana dushaka kwiza YouTube bakavuga ati nzengurukira hano mu Rwanda kuri izi channel zo mu Rwanda, aho hukura ijambo ry'Imana ushobora kwashaka ukajya gute ntupfe kuhabona. Yego, rero nicyo kintu kica abantu. Nge rero wiza gutuka rero Robert, hari ukuntu Robert abayeho, hari ubuzima abayeho. None se reka nkwe nk'urugero rwa hafi, nkanjye hari umuntu aza akanuka,
hey ibi bintu murimo waguye, kandi njye ndi kwisaka nk'uko nakubwiye, nkumva ndacyahamanya n'umwuka w'Imana. Waguye mutwigisha ijambo ry'Imana, ntaryo mushaka, ndabizi ko mutarishaka, kuko iyo twarishyize aho riri ntiyagiyeyo. Yes, kuri channel ya Remera yo kwa Rutayisire, ntiwamubonayo ariyo 13 bariho. Ni henshi cyane, ni henshi cyane, ariko yaje kwa Robert wavuze ku kintu runaka, yagiye kwa runaka, yagiye niho ashaka none nahagira akaza gutanga komante, urancyaka uraza kuntuka, reka nkwe nk'uryo rwafi tujye tuganira brother. Ngiye mfite family yanjye ndeberera, ubwo nanone ngiye n'urugero nyine ngwaye kugira ngo unyumve neza, abantu bajye baba clear, sibyo? Buriya hari umuhungu nakunze yaje hano kunywesha ikiganiro, avuga ijambo ryiza, avuga ngo uko mujya Nyarugenge, sibyo? Uko mujya Nyarugenge muri za Ndaru n'ahandi kudoderayo n'ibindi byose, nangiye ino office yanjye. Muri make Robert akora ibi nk'akazi. Yes, mwere kubihuza n'ibyo mw'ibyita urusengero, uri kumva? Ntago ari church, ntago ari church. N'urugero nyine nguhaye, kuko niba ari church uraza kuza nguhigaburo ryera, ko mutaza kuri nyaka nta cya 10 banago. Voilà, niba mwangize pasteur nta n'amaturo mwamaye, kandi ba bantu ngiye ndeberera, sibyo? Famille yanjye ndeberera hano ku meza yacu tugiye kurya, hagomba kuba hari amafurusheti 4 agwa mu isorori, uri kumva? Kubitaho n'umushitsi hano ni ishyira n'abashyitsi, uri kumva? Izo furusheti zishakwa n'aka gatwe. Demo tujye tuganira tube clear. None ugize n'amahirwe umuntu araje, hari n'ubwiru bw'ubwami bw'Imana ariko guhishurira, uri kumva? Abonye ahantu abohera amahemu, sibyo? None se reka nkwe nk'urugero rwawe, ngiye nize kaminuza, n'urugero nguhaye, nta kazi ifite, mbonye YouTube itanga monetization, shyizeho wenda ngo bame udufaranga, wowe uri kwanga ko ntukorera. N'urugero nguhaye, sibyo? Nyamara no mu byo nkora atari ibintu bibi, uri kumva? Ndanabirenganyirizwa. None se ubu ninjye wishimiye gutangira projet yagera nko 30,000 mwakuriya iriya yanjye yagiye cyane ikabura, mugira ngo sibura kubera iziye mpamvu? Ninjye muntu uzi gutukana kurusha aba bakasuku njya mbona nabande. Yego, rero nicyo nari kubwira abantu, mwuze, uri kumva? Niba utanankunda nta kibazo, sibyo? Hari abandi bantu bankunda, ariko wiza ngo ntukagure, uranukira iki? Nakugize ne? Nta mpamvu, ndashonje, ni munyeshyari, uranzi uranzi koko? Wari wumva nibura ubwo nza hano kuri kamera nkaza gusabiriza ngo mungaburire nashonje? Abantu bandeba nta bajene barimo, sibyo? N'abantu bakuze. Buriya rero umuntu agututse ari umuntu ukuze, background y'ibihita uyimenya. Wenda ntarajya ku bindi, ni inkuru nabonye igarukaho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe, nabonye nawe wasa nk'uwayikozeho gatoya, bavuga ku mukozi w'Imana Zawadi, bavuga ko atwite. Abantu benshi bibaza ati se kubyara si ikintu cyiza, si ikintu abantu bakabaye bishimira kuruta uko cyaba robo kuba uyu munsi wakumva ko umukozi w'Imana runaka atwite yitegura kubyara, ubibonamo iki wowe? Reka manze nshyireho n'umucyo mbere y'ibindi byose. Buriya ugashirana ni we twaganiriye, ndakubwira ngo ndi kukubwira ngo hari ibintu Imana yanga, uri kumva? Kubeshya, kwishyira hejuru, kuwindari, kukaza gutangaza ibinyoma no gushyushya inkuru. Ngewe Robert turi kuganira ahantu Zawadi atuye Bukane, sibyo? Pe kugeza izi saha sindahura nawe. Musanze, sibyo? Ntago muzi vizavi gutya, muzi hano ku mbuga nkoranyambaga. Uri guhita ngo aratwite ntaramubona, icyo cyo nyishyireho umucyo, nge nawe ndabona twite, sibyo? Kandi abantu bazi ko wowe watangaje ko atwite. Oya, barambeshyera. Ntabwo iyo nkuru ari njye wayizanye pe, sibyo? Iyo nkuru ntabwo ari njye wayizanye, mbabwije ukuri, uri kumva? Kuko sindahura nawe, uri kumva? Umuntu wa mbere wamanje kuyizana ni umuntu witwa Pastor Claude, sibyo? Akurikiraho wa mugabo witwa Byishimo. Ubwo nyine Wazarulindo. Speculation ibikwirakwiye mu bantu, ariko ngewe n'amaso yanjye vizavi ntago muzi, sindanahura nawe. Cyo kuza twigeze kuvugana kuri telefone igihe yatangazaga ko agize gute arwaye,
sibyo Muba hafi y'umukozi oya w'Imana. namukora advocacy pe umwe mu bantu b'inshuti zanjye bo hanze yambwira ati uyu muvandimwe ko arwaye twamukorera iki nkora advocacy kuko nari mbonye ko agize gute ko Akeneye arwaye ubufasha. sibyo ariko nanone step y'uyu munsi dukwiye kugeraho dukwiye kugera kuri standard kuba Robert aje ababwira ko arwaye ni kimwe ariko dukwiye nanone kugera kuri standard yo kumenya ko ararwaye kuko twamaze ko kubona ko muri izi mbuga nkoranyambaga abantu baricara bagahimba inkuru bakaza bakayitereka hano abandi bakagira ngo niyo kandi atariyo sibyo ari ikinyoma ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nkurikije uko nari nayibonye ari nayo mpamvu aba YouTuber benshi bakwiye kurinda icyitwa credibility y'ama social medias yabo donc n'inkuru bakora zikaba zira accurate sibyo kugira ngo turinde yanuza ya bwa bwuzure bwabo reka nkoresha iryo jambo sibyo buri ukoze inkuru imwe ibeshya ugakora indi nkuru ya kabiri society igufata nk'umunyabinyoma nabakagiriwe imbabazi cyangwa se nimuhe kuri wowe rero ngewe rwose ntago mbizi niba uyu muvandimwe atwite icyo ni icyambere abaye atwite rero byabaye uri kumva ndamungiye kukubwira ikintu gikomeye n'abadukurikira nabo bacyumve buriya sura ba Bibiliya abantu yagiye yandika yaba bitwa abahanuzi yaba bitwa intumwa uri kumva yaba abantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe muri Bibiliya yaba ari byo ku ruhande rw'Imana nk'uko nakubwiye ngo hari umwuka w'Imana n'uwa Satani abo bantu bose hari ikintu kimwe bari bahuriyeho mu ishyanga ry'ubwoko bwitwa Israel bari bahuriye ku cyitwa star donc abakoresha bikoro kankoresha iryo jambo iyo bavuze ngo abakoresha bikoro ni abantu b'ibyamamare bazwi uhereye kuri ba Hoseya ugahera kuri ba Yesaya ba Ezekiyeli ba Kuro abenshi uzana bakora ubushakashatsi abatari ibikomangoma uri kumva ni abami abatari abami ni abantu bagiye bakora amateka ajya gushamikira ku ibwami nka ba Mose bariya na ba Yosefu donc ni abantu b'ibyamamare bino bintu rero biba ku bantu bitwa ibyamamare ni donc nuko abantu batazi kuza no gusesengura ibintu bibabaho bazita code prophétique abantu benshi ntabwo bajya kumenya ko ibintu biba ku byitwa ibyamamare ni code prophétique ibiba code prophétique kubera iki iyo ikintu kibaye ku muntu uzwi n'abantu bose Imana baramushyize kuri ako gasonge kugira ngo amenywe n'abantu bose mu mbaraga zo kugira ngo abe icyo bita icyitegererezo areberweho yigirweho rero iki kintu kimubayeho uri kumva ntago najya kumwasasa no kumuvuga ibintu byinshi cyane ahubwo natungira abantu ako kantu mbabwiye ko icyaba ari code prophétique imubayeho ikwiye kuba yakigirwaho mucyo bita iyo tuvuze code prophétique ni ibintu bibaho ariko bifite ikintu bishushanyije mu kijyanye n'iki n'ubuhanuzi ubwo muri make mu buryo buri clear Robert ayo makuru n'abatekerezaga ko ari wowe watangaje cyasuya uyaziho nge nago ni ukuri pe biraye kuri kamera abonye ari abari gushinja ngo president ngo bari gushinja ibiki naga umuntu ajya gutera inda ahamagara abantu ngo ngiye gutera inda ahantu batererwa inda kugeza izi saha sibyo ni mu gitanda nta muntu ujya mu gitanda rero ngo uhamagara abantu ngo muze ngo ngiye gutera inda icyo ni icyambere ikindi cya kabiri sibyo iyo umuntu agiye gutera inda uri kumva aba afite impamvu agiye kuyitera sibyo kabiri n'uyu munsi hari verisiyo y'uwo uvuze yigeze aza hano kuri kamera avuga ati iriya nda ninjye wayiteye ku mpande zabo zombi none se nge ndinde we kujya kumenya igihe abantu bateraniye inda ntari impari tubyuze nyine dutekereze abantu bapanze guterana inda udahari bapanga ijyamo ntuhari none se uje kubatangariza inda yabo batayitangarije mu ruhe rwego nese ubwo nk'ubu reka nk'uwe nk'urugero rwacu burarega tujye tunirinda tunarinde n'ubuzima bwacu nk'umuntu agukurubaniye mu nkiko avuga ati ngwino usobanura ukuntu wansebeje mu ruhame president ngo yateye inda runaka wari uhari wasobanura iki ubu nyine nk'uko ndi kuguha urugero nk'uwo mushiki wacu uvuze sindahura nawe ati uyu muntu niba mwari mwahura nawe ati navuge niba ari ahantu twe twanahurira niba nanze tujye twuza tumenye nuko turinda ariko ubutumwa bwiza baraburinda mwana twaza kuvuga izi nkuru nk'uko ziri ku mihanda nk'uko twavuze nta cyaha kirimo ese turi kuzivugaho kugira ngo dufashe iki sosiyete
rega wishinze none ushobora gusanga nk'iyo nkuru wenda n'urugero bazita source orale, bazita source orale mu bijyanye n'amasource of information. Usanga nk'iyi nkuru ushobora kuba yanditswe nk'umuntu nko muri commentaire ngo muzaze ngo murebe na kana icyo kintu icyo njyanga yabayitubazi benshi ukabona nk'umuyutuba yahise azamuka kubera ko yabisomye muri comment ngo nge turaturanye. Ubizi niba baturanye badafitanye ishyari, nibizi niba atari umwuka wa satani wo kumusebya. Mujye mukora inkuru zubakitse, sibyo? Niba reka nkwe nk'urugero rwawe, hari umuntu ushobora kuza akikorera inkuru ye ku giti cye, uri kumva ya nkuru ukavuga atari on base kuri iyi nkuru, shingiye kuri iyi nkuru ndi kubona wenda icyo bita ibizibiti. None hari n'abandi b'incakura n'abanyamakuru b'incakura afata ibizibiti akajya yubakiramo ibinyoma nka 400. Umuntu ubyumvisha akaba atakoze ibintu nibyo kubera ko afite akazibiti kamwe. Nese umuntu arapfuye n'urugero, sibyo? Apfiriye ahantu runaka, we ntiwari uhari. Abantu bakuvuga ati uyu muntu yapfuye gutya, urajya gushinza ngo yapfuye mu bundi buryo wakiturije ko utari uhari, sibyo? Ukakira abantu bapfuye ahari. Urajya kurenzaho ngo ujye gusobanura n'urugero ntanze tipike, sibyo? Urajya kurenzaho ngo uyu muntu ngo yapfiriye ahangaha ngo yapfuye gutya, wari uhari? Ntabwo wari uhari. Hako twageze he dusanga abantu bareba mu mitima y'abandi badahari. Nge Robert Ntuhindera ubaza ngo umuntu n'urugero ari mu Bubiligi ari kubara inkuru ya Robert kandi atarahari. Ntunazi Robert n'umuzi, ntuzi nuko areshya, ntuzi nuko abiteho, ntuzi n'ubuzima bayemo, uri kumva. Abantu speculation tuzirinde, sibyo? Nitunazivuga tuvuga ese iyi nkuru mvuze ndakoze countess, babyita countess gukotinga inkuru ya kanaka. Ese uyu muntu kotinze inkuru yewe yagikuye ubundi bukwiriye gukotinga inkuru y'umuntu mu gihe nabyo uhamya ko iyo nkuru kotinze ari impamo. Yes, oya nyirayo ngewe inkuru nyirayo yivugiye bura kuzanamishurirwa inkuru nyirayo yivugiye akaba ari umuntu wayivugiye yaba ari impamo ndaza nkayikora nkabati shingiye kuri ibi runaka. Urabona nk'umuntu wazanye yanuza ya sheke ntaza ati ni inkuru sheke yanditse amazina ya kanaka iri privatique. Ndi kubibona ko atari yayinzi gutandukanya video za AI n'izi foto ziri reyeri, sibyo? Iyo ni inkuru, niho umunyamakuru rero abera pro. Yego. Ariko ngiye wimbwira nguze nari n'umwana waje kumbaza hano ngo urumva ngo kanaka ngo ni inshuti yawe, ni ntago tukiri inshuti. Afite ibintu byakora, ni umuntu w'umugabo, afite umurongo we yahisemo, even nanjye afite umurongo wanjye. Kubera iki mutakiri inshuti wavuga ngo ubwami bw'Imana biremewe damu kuvuga ngo umuntu ntaho tugihuza. Ubuse ari ubwo ugeze ubona Imana ihana uwitwa Loti imubwire ngo kubera kutandukanye na Aburahamu, uri kumva ngo ndakwanze. Ntiyageze igihe cyo kumutabara Isodomo n'Igomora akajya kumukura, ntiyari nyirarumese. Biremewe mu bwami bw'Imana. Na ba Paulo bajyaga bashwana na ba Petero. Imana ikintu yanga ni division, ariko separation spirituelle Imana irayemera. Mu bwami none se damu bushora kuza, uri kumva mwumva sinyikeneye gukorana nawe ku mpamvu zanjye cyangwa se nizawe, kuko hari ibintu tutari guhuza. Nta mutima w'urwango, ntabwo nkwanga, nta kindi kintu kirimo. Ntekereza ko nta kintu byaba bitwara. Reka twigendere. None se kankubaza ikibazo nsubize. Tuvuga ko turi ingingo za Kristo ku mubiri we akaba umutwe we. Ubu ingingo zo nizimenya collaboration. Kwiyo hari ahantu hari kukurya ubwonko butarahamagara akaguru ngo nikajye gushima. Ntabwo bishoboka. Yes. No mu busanzwe rero no mugambi bw'Imana ushobora kunyura hanga ubuze abantu baracyambarana n'uwitwa Shafi. Ntabwo mu kigenda. Ubari mu bintu bye ari gukora umurimo we. Nanjye ndi gukora uwa. Neze bivuze ngo twarashwanye. Nagace babibi. Nabyo njambwira abantu wabona uje umuntu agendana n'umuntu uyu munsi batari kugendana ku mpamvu zabo bwite nguje ngo kumenya ngo kana kabapfuye iki. Ibyo ntabwo bishinzwe. Bapfuye wigogize ko ari cyo bapfuye. Wenda buri wese yakasinzira y'undi akatiye. Yego. Ni inkuru kugarukaho nanone ku mbuga nkoranyambaga igaruka n'ubundi ku bahanzi bacu babiri, ariko ubu ngubu wenda ariko kuvuga umwe usize undi nabyo biba bigorana cyane. Nitwa Vestina Dorcas. N'igihe kinini cyari gishize nyuma y'inkundura zavuzwe ku mbuga nkoranyambaga zigaruka kuri Vestina, benshi no ku mbuga nkoranyambaga bikamera nkaho abuze kuva yasiba posting, bavuga ko wenda nta kindi kinigeza postinga,
ntibamenye ati umuntu ari mu Rwanda cyangwa se, ariko mu buryo byagaragara ko ashobora kuba atari mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko n'ibikorwa irarebo cyangwa se iratsinda ryagaragaragamo we ntiyabaga hari, haba mu gufata ibikombe ndetse n'ibindi. Amakuru ari ku mihanda avuga ko, cyangwa se ari kuvugwa, avuga ko uyu mugore yamaze kwibaruka umwana, ariko akibaruka atari muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho yibarutse bivugwa ko ari mu gihugu cya Canada. Simbizi niba hari amakuru bifiteho cyangwa se uko biri kuvugwa, niba nawe ayo makuru wayabonye. Ofisiyeloma nta tangazo ryabo rijyanye twose tuvuga, sibyo? Rivuga ngo nabyaye, sibyo? Kubera ko n'ubundi hagiye habaho inkuru nyinshi cyane cyane iziza hano ku mbuga nkoranyambaga, ati umuntu ari i Musanze, ari kwande kwa mama we, abandi bati namubonye i Kigali, abandi bati asigaye muri Canada. Njye nakubwiye ngo iyo nzi ikintu, nzi ireyalite y'ikintu nakikubwira, yaba nakizi sinyikubwira. Njye amakuru nari mfite nzi, naganiriwe n'umuntu bana nabo akanyereka na epreve, nuko uyu muvandimwe yari asigaye Canada. Vestine asigaye Canada. Yego, sibyo? Abandi bazi naha, kandi koko no mu minsi yashize wabonaga ko ibikorwa biri gukorwa n'itsinda n'umuyobozi waryo, ubu muvandimwe atagize gute, atagaragara, haba mu gufata ibihembo n'ibindi. Yego. Ikindi cya kabiri, n'amakuru nabo ubwabo ba nyir'ubwite bitangarije, yemeza ko uriya muvandimwe yari atwite. Icyo turakizi, ni ikintu bitangarije. Rero umuntu utwite agera igihe cyo kubyara. Niba amezi yo kubyara tuzi umuntu abyara hari amezi 9, ubwo yabyaye, sibyo? Kuba yabyaye rero nawe ni icyamamare, ni umuntu uzwi. Muri ya kode nababwiye, kode prophétique, harimo, uri kumva, harimo icyo bita ubuhanuzi bw'abandi bakurikira uwo muntu. Kubazi gusoma nababwiye ngo nimujya mubona ibyamamare, hari ibintu byababaye, scenario zababayeho, ni code prophétique iba ifite ikintu isobanura kuri population y'abo bantu. Niki Imana iremera ibyamamare, niki Imana yemerera ibyamamare, yaba byamamajwe na Satani, yaba byiyamamaje, yaba n'ibyo Imana yamamaje, kuko abantu bashobora kwamamara muri ubwo buryo butatu. Satani ashobora kwamamaza umuntu muri agenda ye, akaba afite code prophétique, uri kumva, Imana ifite ikintu ishaka kubigishaho. Umuntu we ku giti cye ashobora gushyiramo imbaraga akaba ati ngiye paka ndiyamamaza kandi Imana yabona ageze kuri iyo standard ikaba atoke, ubyumva abantu bavuga ngo nge narihirinze. Ejo bundi hari umuraperi umwe nakurikiye, ariko ati yari kubunuriza undi mugenzi, ariko ati mwana ntukazajya uza kwirirwa uvuga hano ngo waramfashije, nge nta kintu wamfashije, nge narizanye n'uyu munsi ndacyahari. Hari umuhanzi umwe hano ngo itangazamakuru yigeze kumubanira, ati wowe nta kintu tuzagufasha, bagati nta kibazo, icyo nzi cyo nuko nabonye muri amadebe. Ariko bamusibye aguma ya mbere, ya kabiri yagiye yavuga ati de bose n'urugero nyine nguhaye. Umuntu ashobora kwamamara, scenario rero ziba ku byamamare ziba zifite code prophétique zishurira iki abantu. None abantu bo kubera ko batazi gusoma icyo bita amarenga n'ibimenyetso n'inyandiko, uri kumva, n'izo code prophétique bo ntibamenye ibyo ari byo, sibyo? Twe uyu munsi ndi kukubwira ngo ntago mbizi niba yabyaye, twemere ko yabyaye, ariko code prophétique ishobora kuba irimo se ni iyi scenario ivuga ngo uyu muvandimwe yakoze mariage au 3 mois ahita akora séparation familiale, kandi koko niko muri kuvuga ati ahita atandukana n'umugabo. Yes, sibyo? Iyo ni code prophétique ku bajene. Ibabwira iki? Ntabwo se nta kiri kubigisha. Nese ndamureka nkubaza ikibazo subize. Ubu wanezerwa nk'umwana w'umukobwa wawe, iyo scenario yamubayeho imubayeho wakishima? Ari wanjye ntabwo nabyishima. None se urumva bidafite ikintu byigishije muri societe? Ku bandi bana n'abandi babyeyi mushaka gushyingira, you supposed to think about is kuri code prophétique. The second one, buriya amahire ni yonke, sibyo? Uvuga ko yabyaye umwana w'umukobwa. Ese ubundi muzi igisobanuro cyo kubyara umukobwa no kubyara umuhungu? Iyo bavuze ngo umuntu yabyaye umukobwa, sibyo? Bo mu nyito cy'igitsina gore, uri kumva, harimo uburyo bwo kwagura umuryango, sibyo?
umugore cyangwa se umukobwa ni uwo kwagura icyo bita family, sibyo? Hanyuma iyo umuntu yabyaye umugabo aba abyaye umurinzi w'igihugu mu buryo ubwo aribwo bwose. Hanyuma iyo yabyaye umukobwa aba abyaye, donc aba yaguye icyo bita iki, umuryango w'umugabo. Ariko ntacyo nyine ndaza kugera kuri icyo ngicyo najya ngo unyumve neza. Noneho hari code prophétique iri triangulaire muri iyi ishu y'uyu muvandimwe. Ni umuburukinabe w'umunyarwanda wavukiye muri Canada. Sinzi wumva iyo code prophétique iri triangulaire. Un burukinabe rwandais canadien. Sibyo? Harimo ikindi kintu bisobanura. Mu isi rero y'umwuka wo kwamamara, mu isi y'umwuka uzwi, buriya uriya mwana ashobora kuba atwikiriwe n'umwuka uruta uko mubona uruhinja. Do you understand? Ntabwo urakurura. Urabona, dufate nk'intebe wenda n'urugero, intebe gitifu yicaramo, gitifu w'umurenge. Mu bisanzwe gitifu iyo yayivuyemo, sibyo, ujya ubona ko intebe ibiriho idarapo, iriho ofisi, akaba afite n'icyitwa stamp na kashe, sibyo? Iyo gitifu yayivuyemo yigiriye kureba agapira ka Man U na Arsenal, aba ari umuntu usanzwe nk'undi. Ariko iyo umusanze muri ya ntebe yicayemo, sibyo, donc imbaraga z'icyo umushaka undi muntu ntiyakigukorera. Rero kuba umwana byawe ariko akaba byawe n'umusitari n'icyamamare, bifite donc ni nk'iyo ntebe, ni imbaraga yacyo. Kuba rero umwana avukiye muri iyo triangle ni imbaraga ikomeye. Ubu uyu mwana mu buryo bw'ubuhanuzi azaba umwana udasanzwe. Naho ngaho abantu rimwe na rimwe tujya dutanga prophecy, abantu bo kubera ko batayishyikira, uri kumva, rimwe bakagutuka, abandi ntibumve ibintu uvuze, sibyo? Ariko mu isi yo kurebesha amaso ibyo abandi bantu batarebesha no kumva ibyo abandi amatwi atumva, donc uriya mwana urabona ko yicaye muri mpande eshatu ikomeye wavutse. Ni bonkwe rero. Hari uburyo n'ubundi mwana avutse abenshi bavuga ati umugabo n'ubundi ntibari bari kumwe. Hari ikintu amakuru ufite kuri icyo kintu cyo kuba? Icyo nta makuru mfite. Yego, reka twigarukiye wenda mu byabaye n'uburyo ibintu byabaye. Hari benshi bateje indu bavuga ati n'ubundi umugabo ntiwari si uwawe, ati Imana n'ubundi ntiyabishakaga. Iyo mwamaze kubyarana, ntekereza ko ibyo bintu byose biba byananiye, cyangwa n'ubundi nawe wenda mu buryo bw'umwuka n'ubundi ushaka kubyarana n'umuntu n'ubundi atari uwawe. Hari n'uburyo abantu bavuga ati buriya ngo umuntu mwabyaranye bwa mbere ubundi ngo ari we mugabo, ngo abandi bose ngo ntago abariwe. Mbona ibya yindi twamye tuvuga, muri ino minsi Imana yanyigishije ku cyo bita kwirinda privacy life y'abantu, mu rwego rwo kurinda family yanjye no kurinda ubuzima bwanjye, sibyo? Nk'icyo kibazo umbajije cyasaba ko winjira muri la vie privée, sibyo, mu buzima bwite bw'umuntu. Ariko ikintu nabwira abantu, sibyo, mu busanzwe Bibiliya iyivuga umugabo cyangwa se umugore wo mu buto bwawe, sibyo, aba ari we wawe. Ahubwo muri senteze buriya impamvu nanze kubyinjiramo deeply nuko nyine wajya muri privacy life. Ese ushobora kujyamo kareba ngo koko Vestine we mubizwi mu munyarwandakazi wacu tuzi, tuwe turaziranye. Nahoze mvuga ngo Zawadi simuzi sindahura nawe, ariko Vestine we turaziranye, sibyo? Urumva iyo umuntu mwuziranye, ariko nanone kuba tuziranye si inshuti yanyu, ushobora kubuziranye n'umuntu kuko mufite ikintu muhuriyeho, ariko ndabizi ko ari we mugabo wo mu buto bwe, mu bigaragarira amaso y'abantu. Ariko deeply mu bijyanye na privacy life, secret life, ntago nge mbizi, kuko ushobora gusanga afite isezerano ry'undi mugabo wenda we wo mu buto bwe twe tutazi. Ariko mu mboni z'ibyo abantu ndeba nawe damuru ureba, uriya niwe mugabo mu buto bwe, kuko ari nawe bagiye gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'iki y'abantu n'imbere y'amategeko, sibyo? Ubwo rero ushobora kujya in deeply ukareba se kuko n'umugabo we owedra ubwo basezeranye, kuko nawe n'umugore wo mu buto bwe wasanga ari wo mu buto bwe, ugashingira ku cyo Bibiliya igize gute ivuga. Wasanga atari wo mu buto bwe, usanze atari wo mu buto bwe, urukumva, aho ngaho hazamo ishu ijya kumera nka sekuruza w'abizera witwa Aburahamu. Bibiliya imuvuga ko yari afite abagore bagera muri 3,
sibyo? Mu maso y'abantu, abantu bari bazi ko umugore we w'isezerano ari Sarayi, ni nako n'Imana yabibonaga. Mu maso y'abantu, abantu bamenye uwitwa Hagari wabyaye mbere y'abandi. Buriya Aburahamu yabyaye abana bagera mu 8 b'abahungu, sibyo? Ariko imfura ye yo mu isi isanzwe yari Ishimayeli. Ariko mu isi y'umwuka imfura y'Imana yabaraga Isaka, sibyo? Nk'umwana w'isezerano. Ibi bintu rero bya mariage ni ikintu kinini, uzanyemerera ubutaha wenda dukore ku kiganiro cya mariage. Donc dusobanure ese umugore wawe wo mu buto bwawe ni iki? Ese bundi mu isi y'umwuka birashoboka ko umuntu ashobora kuza kwiba mariage yawe? Birashoboka. N'urubyaro barwiba, sibyo? Umuntu yagutwarira donc future life bariba. Wajya tugakora ibiganiro, umfasha ku mwanya niburuze tugane, kuko urumva nk'icyo kibazo umbajije nanze kukinjiramo deeply, sibyo? Ngo ntajya muri nuza vie prive z'abantu. Ariko nanone harimo ikindi kintu kivuga ngo ese mu bigaragara, ese uyu mugore mubanye mu buryo bw'umwuka niwe wawe? Kuko hari abantu Imana ihisezerano ikiri baha ku wa mbere, sibyo? Ku wa kabiri Satani akahita azana piratage y'isezerano ijya gusana rya rindi. Wowe iyo utazi gucengera no gucenguza, ushobora kuza ugatwara umugore atari isezerano ryawe, kandi Satani akaba yamuzanye kandi akayinjira mu buzima bwawe finiterime, ugafata atari w'Imana yakugeneye. None se ubu tuganire, niba ujya usoma amakuru n'amateka, iyo usomye inkuru zijya kuvuga ibintu byabaye nko kuri Yesu, nk'ubuzima bwa Yesu, hari ba Zirisi uri kumva, ba Teramisi uri kumva, ba Seramisi, ni urugero nyine nguhaye. Hari ibigirwamana bisa nk'ibyabanjije muri story z'Abagereki, foroma copy. Na hano mu Rwanda reka dufite story zayo. Dufite story zijya buri shyanga ryose Satani yintrodujemo copy iri kujya kuba formule ni ya Yesu. Mbimara iki? Si nibyo kuza gucanganyisha abantu. Abantu badukurikiye aka example typique bagafate bumve. Hari igihe on my life mu buzima bwawe ubu uri nk'umushomeri, Imana ikaguha isezerano ryo kubona iki akazi. Bro, Imana ikivugana nawe akazi agitaza utuzi tune dushamitse gutya kugira ngo Satani akujagarike uyu akazi kumugica cyane akazi ko kuri Imana yavuze. Kumva umuntu ntago birakubaho. Uko umuntu agwamaga ngo Imana ngo ndamungu arano ngo nakubone akazi, undi ngo mwana ngo akazi wagakora. No akumugisha karimo akimana yavuze akaba ari kamwe, ahubwo Satani agahitazana kandi ariko kamwe bazanye gateguye kujya amageragere uri kumva, kandi nakazaguca umutwe imodoka iguca hejuru. Donc utwo tuzitundi twateguye ariko harimo akazi kumugisha. Bisaba ko Imana unagira gute kabiri ushobora gushaka umuntu w'umugisha wawe Imana yakwandikiye, nawe ari we yakwandikiye, bro, ugahita ugwa mu biganza by'umupasiteri gusezeranya atari wawe. Niyo mpamvu buriya hari abakobwa bajya gusezerana kubona yashyushye, ari kuba ari imikenyero, ari gukubita ibintu azakora, ntabwo uzamura isengesho ryo gusengera umupasiteri uzamusezeranya. Nawe yakwangiriza carabyangiza mu isi y'ikirere cy'umwuka, none yakuruta mu mwuka aragutsira. None se ntababa baragenewe kubyara? Nk'urugero rwa hafi rwa apotere umwe hano mu Rwanda apfa gusezeranya kurambikaho ikiganza. Ntabwo byarase ibyamamare byanyu byaranze. Mwana mujye mureka. Urugero rw'abahanuzi, umuhanuzi akurambikaho ikiganza wavayo bati Mana dayimoni nari ngiye gukizwa ariko noneho ziyongereye. Ariko baka twisoreze dushimira abantu babanye natwe muri iki kiganiro. Tubabwire ngo mukore subscribe kandi mukomeze mube maso, mujye muhora musenga kugira ngo Uwiteka ababere umuyobozi kandi abereka inzira y'ukuri yo kunyuramo. Reka mbaha akadovari keza gakomeye. Abantu bazi ubwenge mujye urabona izi boro, mujye mwirinda ibintu mwumva. Kabiri, byo mureba, mwirinde ibintu mureba. Gatatu, mwirinde ibintu mugira gute muvuga. Kandi mukurikize icyo Bibiliya ivuga ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi bintu byose birimo. Uzi impamvu Imana yavuze ngo turinde imitima kurusha kurinda ibitekerezo n'ubwonko? Ibitekerezo bya muntu bigira akajagari akangara, ariko decision zifatirwa mu mutima nizi Imana yitaho. Hanyuma Paulo yagiriye inama abantu avuga ati umuntu uzi ubwenge ajye yiga kurinda umubiri we, arinde umwuka we, arinde n'ubugingo bwe. Ngiye njyashyiraho n'akandi kantu ati biza n'ubutunzi bwawe amenya kuburinda. Kuko imikino igihe cyaba Paulo cyari cyoroshye cy'uyu munsi cyo nta mikino ibihari.
umuntu afasha umuntu mu gitondo kwa mbere ibyo yaramufashe byose bakabikurayo. Yego. Ndabashimiye cyane, ibiganiro bacu nagaruka Robert, turagushimiye ku mwanya watanze. Nawe ndagushimiye. Ciao ciao.